neza rero hari ikiganiro ushize twagiranye ariko nticyarangira ndashaka cyo dukomeza durara cyane mu gitondo nibaza ko kiri fresh mu mutwe kandi nanjye nuko mama tibyo okay wa musore ejo mwari muri kumwe umbeshye yaba ari washire wawe kanawe mama nyine banankunda gusa nanjye nyine ntangiye kugenda mwiyumvamo gahoro gahoro gusa nyine nta kintu turaganira kuri ibyo ngibyo ariko nkurikije ukuntu ejo nabonaga kwitegereza niba atagukunda ashobora kuba ari umuhihisi neza wanjye rero ugomba kumenya uko umufata ukamenya uko mwitwaraho nasi mama ntakitwara gute ni ukuri mbona nta kuntu agira ndagerageza ndabyumva neza uragerageza nanjye ntabwo ngushinja ariko numva nakabaye ngutera ingufu zo kugira ngo urenzeho kugira ngo ubashe kuvamo umukobwa nifuza kwabo sibyo ineza uri umukobwa mwiza abasore bose ndetse n'abagabo bakwifuza kandi sinifuza ko hagira umuntu ukwangiza akagutera inda ukiri mutoya ubwo ugomba kumenya ko uzajya witwara kuri abo bose uranyumvise mama ibaze rero baguteye inda umwe na gutya cyangwa se bakakwanduza bya birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo wikwikanga birashoboka neza niyo mpamvu tugomba kubivugaho hakiri kare nka mama wawe nizo biri mu nshingano zanjye ushobora kudatwita ariko ukandura za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo VIH sida na hepatite n'izindi ndwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina mama burya indwara zose zikomeye zandurira mu mibonano mpuzabitsina akoma nyine hari ukuntu umuhungu agira atya akagusoma cyangwa bikagukora ku mabere wumva uruhu rukuvuyeho nyine ugashisha rumeze ukabura ahantu bikubayeho wabigenza ute niyo mpamvu nyine ugomba kubimenya hakiri kare bitarakubaho ukirinda umuntu uwo ari we wese yaba umugabo cyangwa umusore ukirinda ko yagukora kuri iyo myanya y'ibanga n'imyanya ndangagitsina kuko akenshi cyangwa se niho umuntu akora umuntu agahita agira ubushake ugomba kubyirinda rero bitarakubaho biramutse bikubayeho ntabwo wajugunya ubuzima bwawe wakwitabaza agakingirizo uramutse ugeze muri izo ntege nkeya wanyumvise ariko rero nka mama wawe ntabwo icyo ari cyo nifuza icyo nifuza ni uko wakwifata kandi ugakora uko ushoboye kose ukirinda kugira ngo urugo rwawe rw'ejo uzashinga urugo rwawe ukiri isugi kuko aribyo bizaguhesha agaciro mu maso y'umugabo wawe natwe abakwibarutse ndavuga njye na papa wawe ukaba uduhesheje agaciro nk'umuryango ndashaka nanjye
muyikuramo. Sawa kabisa. Katubanze twumve. Ubu noneho wajya kwicara hanyuma nkaba ntunganya ijwi ryawe tukareba. Uzavamo umuhanzi mwiza kubera manager w'iby'agaciro. Shase byakoze Cyane rwose urumva senge nawe ari tutashobora. Urumva iki tutashobora njye nawe. nuko mbona ubaye seriyese ntabwo bikorereye. Hari ikintu nari nakubwiye. Ndagukunda. Subiza kandi ibaze rero baguteye induma na burya cyangwa se bakakwanduza bya birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo VIH sida na hepatite n'izindi ndwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. ni iki subaye? Hari ikibi nkoze? Nanjye ndagukunda ariko si wowe utangiye ibintu n'ibyo twari turimo. Ni ibingibi ukorera abandi bakobwa baje muri studio. Oya, ni urukundo rwabinkoresha. Urukundo rero rutumye wibagirwa ubuzima bwawe. Reka nako teka iby'ubuzima bwawe rero rutumye wibagirwa ubuzima bwanjye. Ese undi Brian nkubaze mbere yo gutangira kuri aba rutangiye kumurokora ubundi wagendanye agakingizo mu mufuka wawe? Oya rwose ntako mfite ariko nyine ndakwizera. Uranyizeye? Nta cyizere mbonye aho ngaho. Ubwirwa n'iki se ko nakwangiza ejo hazaza hawe? Cyangwa unyizeye bingana iki? Uzi uko navutse? Cyangwa warampimishije? Ese undi bwirwa n'iki ko nari mu gihe cy'urumbuke bwanjye? Ushaka kunenda rero ngo ujye mu mubare w'abandi bakobwa bafite inda mbona ubuzima bwanjye buyoyoka mureba. Ese ni uko ngukunda? Ese ni ukunda no gushobora kumutekereza ibyiza? Ndagukunda zabibamo kugeza bijyane. Nakagukubita nagira na kimwe utakoze kubera umugabo nashatse. Baby, tuza ngaho ceceka. Nawe se papa aragukubise. Nawe ceceka mwihore. Mwihore ariko se umugabo ukubita agakubita n'abana koko. None se muburiye we kugira ngo agukubite. Urekanye. Naho tuzi n'ingibi tuzageraho tubivemo kitagiherezo. Tuza mwana tuza rwose muhuriye se kandi we muhuriye
naho mama azadukubita ariko ntituzashira umvise nzi ko ubuyobozi buriho igihe kizagera kandi n'ibi byose bizarangira nuko nakomeje kubitwaza gahoro ngira ngo azagenda ahinduka noneho ndabona bigeze ku musozi tuza komera umuntu ahungabanya abana agahungabanya abakuru ubundi se muhuriye kutambwira wagukubise muhuriye muhuriye kutambwira nawe mama ese bigenze bite Kanyana mwana wanjye garuka wari ugiye he naho mama naho Kanyana karame mama enda ngwino witaye mucuti wawe Tesira yaje kukureba ahandi kujya bimeze neza byagenda ubuzima bumeze neza turashima Imana ese gucumbagira wabaye iki mukobwa ntacyo kandi uri gucumbagira wabaye iki mama Kanyana ndabona mubonye reka ngende ndihuta ubwo nzagaruka murabe mwirirwe Tezi ngaho wirirwe rwose Kanyana byagenze bite mbwira shabireke uko nabuze nuko mbibwira mama ndabona ibibazo byakurenze birenze ibyo ufite byagenze bite mbwira nukuri byakugendekeye gute shawa byore mbwira muteze amatwi sheri bwira kugana mbwira rero sikundi hano ukora nkumva pe uko nabuze nuko mbibwira mama uya mbwira humura ngiye mbwira nta kibazo mama ndabizi nige muntu wisanzuraho cyane kuruta mama mbwiza ukuri byagenze bite ndetari kukumva mama ngaho mbwira byagenze bite mbwira sha mbwira wirira ngaho mbwira tuguze ko Makiriro yansambanije wagize ate ibyo bintu nibyo kubwira mama Sukumva we nabimubwira mere oya ngira ngo ngiye nabishyigikira sinyashyigikira ihohoterwa ngenda bimubwira oya Tesi oya nuko nabyo babarira mama yatanyica nuko mama yanyica oya ngenda bimubwira urebe ukuntu uri kurira nanjye birambabaje ngira ngo nashyigikira Tesi mbabarira utabibwira mama yanyica Tesi mana we mama yanyica Tesi koko waretse kugenda mana mama yanyica Bana none wandasubirwa tsana ahubwo uko bimeze mama Kanya twihutire kwisanga one stop center amasaha 72 atarashira badufashe ahubwo yinde gukaraba badasibanganya ibimenyetso uramenye Tesi ntabwo nshobora kubikora satabizi noneho yanjemo gatatu ibyo bigira ni ibiki ntabwo bimenye naraye ko nta muntu nzayishira ko zihohoterwa ibyambayeho ndabizi mwaka gahinda ahubwo reka mama garisange idufashe kuri 35 oya Tesi hafi ibyo uzi ko umuntu yahishiriye ihohoterwa basa nk'uwarikoze ko nanjye byambayeho nsi ko umuntu ko bimera
ahubwo twihutire ku isange badufashe kambahamagara abatesi hafi wihamagara we samwaga yahita yica turi 512 mwana kukumwana ariko alo